ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Ni by'agaciro komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, aba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kandi no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izajya isohoka uzajya ubona mu ba mbere 5/5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ndetse ndekanekireze ko umeze neza ahantu hose uherereye, ibyirimo byose birimo biragenda neza. Ngewe nicyo nkwifurije nakurarikira kandi gukomeza kwirinda COVID-19 kuko ibintu biri kugenda biba byiza cyane. Mu minsi yashize nibwo RBC yatangaje ko mu Rwanda muri miliyoni zirenga 12 miliyoni imwe imaze gufata doze 2 z'urukingo. Urumva ko ibintu biri kugenda biba byiza. So ni byiza rero ko tukomeza kwirinda COVID-19 kugira ngo tuyirwanye ndetse tuyitsinde. Inkuru ngiye kukubwira uyu munsi ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ndetse ni n'inkuru yo gutuma abantu bose batemera ibyo babwirwa ahubwo bakemera ibyo babona. Yego, ni inkuru yagaragaye yagiye hanze ku munsi w'ejo, aho hari umugabo w'imyaka 35 wafashwe ashinjwa kuba yarandikiraga abakobwa cyangwa se abagore kuri Facebook akabemerera akazi. Yamara kubemerera akazi bakaza bakamusanga mu mujyi wa Kigali akabasambanya ndetse akanabiba ibyo bari bafite. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iri mu bugwari bwinshi bw'uwo mugabo. Niyo rero ngiye kugeza ese byagenze bitse. Uyu mugabo we yatangaje iki? Ese urwego rw'ubugenzacyaha rwo rutangaza iki? Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri uyu wa kabiri rweretse itangazamakuru umugabo w'imyaka 35 ukekwaho gushuka abakobwa n'abagore, akabahamagara kuri telefone ngo baze baha akazi, yahura nabo akabasambanya akabiba n'ibyo bari bafite. Uyu mugabo usanzwe utuye mu murenge wa Jari, akarere ka Gasabo, yatawe muri yombi tariki ya 9 Nzeri 2021 nyuma y'amakuru yatanzwe na bamwe mu bo yakoreye ubugizi bwa nabi. Ubwo yerekwaga itangazamakuru kuri uyu wa kabiri, yavuze ko ibi bikorwa yabitangiye mu Gicurasi uyu mwaka nyuma y'uko akazi ko kubaka yakoraga gahagaze. Yajyaga kuri Facebook akandikira umukobwa, bagatangira kubaganira bisanzwe, ariko nyuma y'igihe uyu mugabo akazabeshya wa mugore cyangwa umukobwa ko afite ikigo ashaka kuzamuhama akazi kajyanye n'ubwubatsi. Ni ibintu byakorwaga mu mayera akomeye cyane ko n'iki kigo yababeshyaga ko kizabaha akazi nta cyabagaho. Gusa aba bakobwa n'abagore ngo yabizezaga ko bazajya bakora mu bijyanye no gucunga ibikoresho cyangwa se muri stock. Ngira ngo mwese murabizi ahantu bakaba bafite ahantu babika ibikoresho. Rero yabizezaga ko aho ngabo babika ibikoresho cyangwa se muri stock ari hagiye kuzajya bahereza akazi, bakajya bandika ibyasohotse, bakajya bandika ibyinjiye, gutyo ngira ngo akazi kabera muri stock mwese murakazi. Mu magambo ye bwite uyu mugabo yivugiye ati ngo yajyaga kuri Facebook. Mu magambo y'ubwite nyine yagize ati, njya kuri Facebook mahurira n'inshuti, haza kuvamo imwe y'umukobwa gisaba ko yazi Kigali, yari turutse Rurindo mu murenge wa Kisoro, tukabonana nk'abantu twari duhuriye kuri Facebook twamaze kuba inshuti. Araza turabonana, ariko muri uko kubonana ibyari bigambiriwe nk'ubushuti siko byagenze, kuko nahise mwiba igikapu cye na telefone ndabitwara. Ayo ni amagambo yitangarijwe n'uyu mugabo we bwite. Uyu mugabo yakomeje ibi bikorwa bye ku bandi bakobwa n'abagore, ndetse ngo hari n'abo yibaga telefone zabo akazikuramo nimero z'abandi bagenzi babo, agatangira kubashuka kugeza naho ahuye nabo. Uretse abo yamburaga, ariko mu bantu b'igitsina gore 5 yari amaze gukorera ibi bikorwa, harimo 2 yagiye yambura nyuma yo kubasambanya, ndetse bivugwa ko hari n'uwo yanduje indwara zidakira. Ku rundi ruhande ariko, nubwo uyu mugabo avuga ko yasambanyije bose, nubwo avuga ko abo yasambanyije bose babaga babyumvikanyeho cyane ko yabaga yabijeje ko azabaha akazi, ngo bararyamanaga akaza kubaha ibiyobyabwenge bibasinziriza ku buryo bamaraga gusinzira agahita biba ibyo bari bafite byose akigendera. Mu magambo ye bwite yagize ati, ahubwo icyaje kuba ikibazo nuko nyuma ibyo nabizezaga bitashobokaga, bikaza kuba ngombwa ko bantangira ikirego cy'uko nabasambanyije. Nabizezaga nk'abantu baje mu kazi, bahagera bagasanga akazi ntagahari, ahubwo nkabiba.
magambo ye bwite uyu mugabo yakomeje agira ati abo twaryamanye ni babiri twabikoreraga mu Gatsata ahantu mu byumba cyangwa se muri lodge. Rwose yakomeza nyine arenzaho ko asaba imbabazi ndetse yavuga ko avuga ngo ndicuza cyane kuko nasebeje umuryango nyarwanda, ndi ikigwari, ndigaya. Uyu mugabo kuri ubu akurikiranyweho ibyaha bitanu birimo 3 byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, kwanduza undi indwara no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yavuze ko abaturage bakwiriye kugira amakenga ndetse anibutsa ko nta na rimwe abantu nk'aba bazihanganirwa. Magambo ye bwite umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yagize ati abantu bose bagomba kugira amakenga. Ntabwo umuntu wese uguhamagaye akubwira ko agiye kuguha akazi agomba kukaguhera muri lodge. Aguhaye akazi akakubwira ngo uzaze ku biro aha n'aha, ariko kujya gushakira akazi mu kugahererwa muri lodge urumva ko ari ibindi biba bibyihishe inyuma. Ayo ni amagambo y'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri. Yakomeje agira ati bishobora kubyara ibyaha nk'ibyo byo gusambanywa, kwibwa n'ibindi bishobora kuvukamo indwara zidakira. Tukaba tubwira abantu ko bikwiye kugira amakenga no kutizera abantu nk'abo. Dr. Murangira Bitieri yashimiye abaturage batanga amakuru kugira ngo abantu nk'aba bafite umugambi mubisha batabwe muri yombi bagezwe imbere y'ubutabera. Ibyaha byakozwe n'uyu mugabo biri mu byaha biremereye, aho icyo gusambanya uyu muntu ku gahato no kumwanduza indwara gihanishwa igifungo cya burundu, mu gihe icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya yanishwa igifungo cy'imyaka 2. Ngayo nguko rero ni umugabo wafatanywe ibikapu byinshi by'abagore, amarangamuntu, amasim card nkuko muri kubibona, ingofero z'abagore, ibikapu byinshi cyane bivuga ko yabibaga. Umugabo utigeze ugaragara neza imbere y'itangazamakuru mu by'ukuri, nubwo nawe yagize ibyo abwira itangazamakuru akanatinyuka akavuga, ariko n'ubugwari bukomeye cyane nkuko nawe yabyitangarije, ndetse n'igikorwa kigayise cyane. Urumva inyuma ye hari ibikapu byinshi nkuko muri kubibona, yambaye amapingu, hari amarangamuntu yagiye atwara, hari amasim card menshi yagiye atwara. N'ubugwari bukomeye cyane by'uyu mugabo rero tuzagenda tubakurikiranira no kutuzagenda tubatangariza uko byagenze mu bushinjacyaha, nyine n'ibyo imyanzuro RIB yatangaje. Ariko ikihari nuko ibivugwa ko yanduje umwe mu bo yasambanyije indwara idakira gihanishwa igifungo cya burundu, naho kwiyitirira ikintu cy'umuntu hakoreshejwe uburiganya nabyo bihanishwa imyaka 2. Urumva ko nibimuhama ibyaha akekwaho azafungwa imyaka myinshi cyane. Ngayo ngukorera by'uyu mugabo. Ibi bintu bireze, ibintu by'ubutubuzi bireze, ni nayo mpamvu mugomba kuba maso mu byo mukora byose. Ntazagira umuntu kubeshya ngo ngwino nguha akazi agiye kukaguhera muri lodge nkuko Murangira Bitieri, Dr. Murangira Bitieri umuvugizi wa RIB yabivuze. Ntabwo akazi bagatangira muri lodge, by'umwihariko ku gitsina gore. Ntabwo umuntu uguhamagaye ngo ngwino nguhere akazi muri lodge aba ari akazi ka nyakoya. Akazi bagatangira kuri biro cyangwa se aho icyo kigo yakubwiye gikorera. Rero bigomba gusaba ubushishozi ku muntu wese bivuga ko agiye guhabwa akazi. Bisaba ubushishozi bukomeye cyane kugira ngo batazagutuburira cyangwa se batazakubeshya ugasanga bagukoresheje ubusambanyi cyangwa se baragusambanyije nyamara ako kazi ntagahari. Iby'uyu mugabo rero wari utuye Jari, nuko nguko bimeze. Misiri imbere rero tuzagenda tubahereza amakuru yose azajya bagezweho ndetse nuko byagenze. Ibihe byiza cyane kuri wowe udahema kudukurikirana umunsi ku wundi. Agaciro komeza uzajya dukurikirana, natwe ntabwo tuzahema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya bagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri channel ndetse ukane no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose tuzajya dushyira hanze uzajya uyibona mu bambere 5 kuri 5. Icyo ngicyo nicyo ngusaba. Rero komeza kugira ibihe byiza ndetse komeza no kugira umunsi mwiza. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel.